Iyo bugeze hano rero urategereza bugahora bukamera nk'akazuyazi. Muraho neza nk'uko mubibona rero, umva turi mu gihe cy'izuba. Izuba rimeze nabi, ukwezi kwa karindwi kuba kurimo izuba, icyaka kimeze nabi, kandi bamwe muri twe ubushomeri bumeze nabi. Aha rero niyo mpamvu urabona ko mpafite ifu y'amasaka. Mu rurimi rw'iwacu bavuga ngo ni amamera, ifu y'amamera y'amasaka baba barinitse agahinduka umukara. Iyi ni ya fu bashigishamo ibigage cyangwa se ubushera. Mwayibonye ko nyifite, ndayifite nyinshi. Ubu rero mfite n'isafuriya iyi, mfite n'indobo irimo amazi. Aya mazi arakonje ntabwo ndayashusha, ngewe ngiye kwishigishira ubushera. Umva nzirirwa mvimvira hejo ninywera, umva mbega numva ukuntu Yesu agira neza, n'abashuti banjye tuzaba turi kumwe. Rero muze dufatanye gushigisha ubu bushera. Mbere kuko mbushigisha bitagoye, icyo usabwa ni amazi n'ifu gusa. Hari n'uburyo ushobora gukoresha ifu y'amasaka ariko ukaba ufite na tangawizi hafi aho. Niba ari byo mushaka mubwire nzabikore, nimubimbwira nzabikora. Nzayishigisha nkoresheje ifu y'amasaka na tangawizi. Noneho ariko mubanze murebe iyi ngiyi, ngaya amazi muri aka kadobo. Ndashaka gushigisha aka kadobo kuzuye, ariko nyine ntabwo byose bizajya mu nda yanjye, nzasangira n'abashuti. Muze rero dukorane ubushera, dutekane ubushera, dushigishe ubushera. Aha nshaka gukoresha ibi bikombe. Kimwe, bibiri byuzuye. Noneho nkoreshe no kuri ya mazi akonje. Hari uburyo ushobora kubiteka cyangwa kubushigisha, ukabanza ugashusha amazi ukayatogosa kabiri. Kubanza rero gukoroga ifu n'amazi uburyo bya bitirimwa cyangwa bya bibumbe bivamo, kugira ngo ubushera bwawe buze kuza nta kintu cy'ikibumbe kirimo. Ubishatse ukoresha intoki cyangwa se umwuko, ariko nyine bigusaba kwihangana. Ntabwo ukoroga ngo bite birangira, urakoroga mpaka birangiye. Urabona ko bya bibumbe cyangwa ibitirimwa bitangiye gushiramo. Ubiha umwanya nyine. Ubushera bwawe rero nubuteka ntuzawugira amazi ngo bimere nkaho uri kunywa ji. Uzabaho agafu bumere nk'ubwegerana, bitari nk'igikoma cyangwa se bitari nk'amazi, bijye hagati no hagati, ku buryo nyine ubunywa ukabufata mu nda, utazamera nk'uri kunywa mu karu. Umva uzawushigishe neza.
ntuzisondeke nyine nk'umuntu ugiye kubucuruza uba ushaka gukuramo amafaranga menshi ngo bugire burebure, kagize karekare nyine ubusondetse abantu. Kugeza ku iherezo ry'ubuzima nawe uzakubyinira, ibibazo byose bizaza. Wabonye urabona ko bya bibumbe bimaze gushiramo. Ngiye gukora iki rero? Ngiye kongeramo amazi, noneho ngiye gusigisha ku muriro. Kenza akabumbe nawe mbonye kanyihishe. Karihe kari wahehe wala. Kanzikemo amazi, nza gushyiramo makeya. kugira ngo ubushera bwite mu mazi. Aya arahagije, noneho tugiye kubiteka. Uteka ushigisha mbega aka niko kazi wiberamo. Shyira ku muriro rero ugashigisha, nturambirwe wowe. Ngijyamo ukanyikorera amaganya yanjye yose, Yesu naturije Uwiteka. Umenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza, umenye
ko butangiye kwegerana, butangiye gufata, butangiye gushyuha, bisobanura ko ubukonje butangiye kuva mu mazi, bigiye gutangira gushya nyine. Mwabonye ko bwatangiye gufata kwegerana, ko bwari bumeze nk'itangira gisukamo amazi, siko bikimeze nka kwa kundi uteka igikoma mu mazi mabisi, noneho warangiza cyatangira gufata umuriro, ifu ikagenda yegerana n'amazi, ukaba ikintu cyegeranye nyine igikoma gifashe. Nanone iyo bifashe cyane si sawa, wongeramo utuzi. Ntabwo abantu bose ariko babanza gushusha amazi, ahenshi barabanza bagatoba ifu mu isafuriya cyangwa ubundi bagateka. Biriya ni ibintu bya ruzungu abantu baba baragize barihaye, ariko twebwe ba mama na ba data nuko babikoraga. Fata ibizi bikonje akaba arashigishe, ikizima nuko biza kugira gute gushya. Urabona ko bitangiye guhindura n'ibara, nabonye ko byatangiye gusa uku nguku. Inshuti yanjye rero, niba uri mushasha hano ndakwinginze uhandire subscribe, kandi nguhaye karibu na karame hano iwacu. Hano ni kwa Mukunda abantu, uze udutere inkunga, gukanda subscribe n'akazogera, umva ni inkunga ikomeye, kandi nta bintu byinshi ukoze, nta n'ibintu byinshi uvuze. Dukandira subscribe, liking video, unayisharing, nukuri uraba ugize neza, urabo ushize itafari kuri aka kazi kacu twiyemeje gutangira. Uko nawe babwenda umumama, nta kazi ngira, mba ndi mu rugo mu bana, ariko nukuri ko Imana hari igihe kwirirwa nsaba buri kantu numva nanjye ubwanjye ngize isoni kandi ngakeneye. Urumva nkapfira muri Nyagasani nkaceceka, noneho nkicecekera nkazabasaba ikindi gihe, ariko urumva mfite kofi yanjye, ntabwo napfira muri Nyagasani. Mumfashe rero mu ntera inkunga, mukande subscribe, munasharing. Ni ukuri turabizi nta bidasanzwe dukora, nyine ni kwa kundi umuntu nyine abura uko agira, akavuga ati reka ngerageza ibi ndebe ko byazacamo. Hari abantu rero muri mwebwe mwambwiye ngo courage bizacamo, ndabashimiye. N'abaca abantu intege, namwe ndabashimiye, kuko mujya kunshi intege mwabanje kureba mukumva n'ibyo mvuga. Yego, ndabashimiye rero mwebwe mwabikoze mwese, ari abanciye intege n'abanteye courage. Ubushera bwanjye rero bwatangiye gusha, mwabibonye. Hari abukuraho bumeze gutya butarabira, hari abagira gute, ariko ngewe urabona ko urabona ko buri kubira bwabaye nk'igikoma. Biterwa rero n'amahitamo yawe nuko wabimenyereye. Njye rero kubera ko ntaheruka gushyira amasaka mu nda, kandi iyo ndiye cyangwa nka mu bintu ntaheruka kurya mpita ndwara agakanzu. Niyo mpamvu rero nshaka ko bibanza bigashya neza. Iyo bimaze gusha uratereka bigahora. Namenye itegekesha u Rwanda. Mwabonye ko ubushera bwanjye bwahiye? Mwabonye? Se muri kubibonera? Muri kurebamo? Sinzi ko muri kubibona. Kanzuminge ndebe. Mwabibonye? Buba buri no guhumura, n'impumuro ihita ihinduka. Ubwo rero iyo bigeze ahangaha ntabwo baba bugifashe hasi, umuntu ashatse abarekeye aho.
ubushera bwanjye rero bwahiye, tugiye gutegereza buhore. Tugiye gutegereza buhoro maze mbereke ibikurikira. Hano rero nari nateretse hasi bwahoze, byari bimaze kuba nimugoroba, ndimo ndareba ubushuhe burimo uko bungana, ngenda ategereza bukaba akazuyazi, kwa kundi nk'amazi y'akazuyazi, ku buryo ubwishyiraho ntibukotse. Urumva buba bwahoze nyine, ariko ntabwo bukonja cyane. Nibyo nari ndi kureba ngo numve. Noneho nindangiza ngiye gushyira muri ka kadobo nateguye, nk'uko mubibona ngiye kubusukamo. Urabibona, urabona ko ntibufashe kandi ntibunarekuye, urabona ko bufite ireme nyine. Maze gushyira muri ka kadobo kugira ngo bushe, babubonye, kugira ngo buze gusha mu gitondo mbunywe, ndabutereka. Noneho hano hejuru nkanyanyagizaho agafu, ka gafu twakoresheje nyine k'amamera, nkapfundikira neza, byaba ngombwa nkashyiraho n'ikindi kintu cy'umwenda gatwikiriza, ikintu wenda gishushe. Shaka ikintu cy'umwenda utwikirizaho. Iyi rero ni ya fu nababwiraga, ngiye kunyanyagizaho hejuru kugira ngo ize kuza kumfasha ko buza kubira. Yego, shiraho ukanyanyagizaho, warangiza ugapfundikira n'umupfundikizo. Aya masaha ni nimugoroba, ubu ni 12:00, nzongera kubireba ejo. Ubundi iyo ushatse ushaka ko busa neza, ubureba n'ubundi ya masaha wabukoreye, ariko kubera ko twebwe rero duhita tugotomera mu gitondo, umva tuzinduka tujya gupfundura, tujya kureba ko bwabize, noneho tugahita twataka. Ariko hari n'ababunywa ku munsi wa kabiri. Urabona ko gutya mpfundikiye, ngiye guhita nshiraho, gushaka ufite akantu gashushe nk'agatambaro cyangwa akantu k'akaringiti cyangwa agakuvureri, kwa kundi mupfureba intuza isosi, kwa kundi mubika isosi kugira ngo idahora. Nanjye niko nshaka kubikora hano, sibyo? Mwabibonye hano nari ndi kwigiza hirya kugira ngo mbone uko nza gushyiraho ka kenda, kuko nari negereye hano amashiga. Inshuti yanjye rero, niba utarakanda subscribe, ikande, sharing video zanjye, like na comment. Ndakwinginze, ndabizi ko iyi video uzayikunda. Ikorera ko kunywa kawe kadahenze, ifu mu masoko ziraboneka, aya mafu araboneka rwose. Dore rero ukuntu ndimo kuwufureba kugira ngo buze kugira agashuhe, kugira ngo buze kubira. Noneho ejo nzabureba mu gitondo, ndabizi neza ko buzaba bwahiye. Nk'aya masaha mwakoze kubana natwe rero, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Ciao ciao. Iyo umaze kubupfundura uba uri kubureba, kuko hejuru buba bwabaye amazi, urongera ukabuvanga, ifu iba yagiye hasi. Hari ukuntu buba bwabizemo, ariko iyo wagiye ubupfundura buri kanya ngo uri kureba, kwa kundi uba ufite amatsiko, uba uri kubusubiza inyuma. Ubwo rero sinzi ahantu nagiye, sinzi umwana wabupfunduye abusubiza inyuma, ngiye gupfundura nsanga bwongeye buragira, bwasubiye inyuma. Ariko nyuma yaho nongeye ndapfundikira, ndabufureba. Ubu ngiye gupfundura, noneho turebe uko bwabize. Ariko biba bisaba ngo wihangane, ntubupfundure ugenda upfundura usubizaho, wongera upfundura, gutyo buba busubira inyuma. Reka turebe noneho uko bumeze. Urabona ko n'umupfundikizo haje ikintu kimeze nk'icyuya cyangwa icyokere, bigaragara ko bwabize. Wabibonye? Hano nibagiye kuzuminga, urabona ko buri no kubira, nubwo ari gake nyine, ni ya mpamvu nababwiye, ariko gutya buba bwahiye. Ariko iyo utagiye upfundura wongera upfundikira, burasha kurushaho.
bukabira ukawusanga bwabize nyakubira. Nshuti yanjye rero nubikora ntuzagenda upfundura wongera upfundikira, upfundura wongera upfundikira. Noneho nyuma yaho rero bumaze gusha, mbere yuko ubusuka uravangavanga ubwo hasi bukivanga n'ubwo hejuru, kuko buba bwabaye nk'ubwiretse kugira ngo bwose bwivange neza. Bwari bwahiye rero, uyu ni umunsi ukurikiyeho